Empire ndetse no kuri filime yacu Ibanga. So guys, murabona ko Niyori we urukundo akomeje kurushira ku yindi ntera, ariko ntago yabura abantu bamufitiye shari. Murabizi ko Eve ahari kandi Eve akaba afite umugambi mubi wo kumugirira nabi. Murabizi ko Date ahari kandi na Date akaba akunda Niyori. So guys, niba aribwo bwa mbere ajya no kuri Venke Empire ndagusaba kugira ngo ukore subscribe kugira ngo nawe ube wabasha kubona behind the scenes zose z'Ibanga ndetse n'ubutumwa bw'ibara muri filime yacu Ibanga. So guys, rero niba ukunda Ibanga, ese wowe Eve iyo umubona ukabona agiye kugirira nabi Niyori, wamugiriye inama? Ese ubona Eve ibintu byagiye gukora ari byo? Ese nk'ubu ari wowe ukundana na Nyambo, Eve agashaka kugirira nabi, wakora iki? So guys, ese wowe niyihe nama waha Eve, cyangwa se niyihe nama wagira Date? Ibitekerezo ni byawe. So guys, ndagushimira kuba warakoze subscribe hano kuri Venke Empire, kandi nkagushimira kuba ukurikirana filime yacu Ibanga. Kandi niba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo, ndagushimira wahisemo neza. So guys, murabizi ko Papa Kiramani we akomeje guta umutwe, akomeje kuyoba. Murabizi ko Papa Kiramani akomeje gushakisha Tereza ku bubi no ku bwiza, bigeze naho yashize kamera mu rugo iwe. So guys, ese wowe uyibonye filime yacu Ibanga ubona itagushimishije? Ese wowe filime yacu Ibanga ni ikihe kintu wabonyemo kikagushimisha? Ese filime yacu Ibanga urukundo rwa Niyori na Nyambo iyo urubonye ubona rugushimishije, cyangwa se nawe umeze nka Eve cyangwa se Date cyangwa Mutoni? So guys, ibitekerezo ni byawe. Niba ukunda Ibanga, ndagusaba kugira ngo ube watanga igitekerezo hasi, cyangwa se ube wagira inama Eve ku bubi bwari gukora akabureka, cyangwa se niba ukunda Ibanga ukaba watanga like hasi nkamenya ko ndi gukorera abantu bahari ndetse abantu bakunda ibikorwa byanjye. So guys, niba uri umunyamuryango, ndagushimira wahisemo neza. Kandi niba unakunda Ibanga ndetse ukabona kunda ukuntu imyaka itingereza filime yacu Ibanga ukuntu ziba zagenze, ndetse ukabona kunda ukuntu Niyori na Nyambo urukundo bakomeje kurushira ku yindi ntera, nubwo hariho Eve uri hariya ushaka kubatandukanya, ndagushimira wahisemo neza ko warukurikiye Ibanga. Kandi niba unashaka no kugira ube waba umunyamuryango wuzuye filime yacu Ibanga, ndagushimira kugira ngo nawe ube umunyamuryango. Ni ibintu byoroshe, usabwa kuba warakoze subscribe hano kuri Venke Empire kugira ngo nawe ujye ubona behind the scenes zose z'Ibanga zinyura hano kuri Venke Empire, nta kindi kiba gisabwa. So guys, niba ukunda Ibanga, ese ubona Ibanga iri kugana he? Ese niba warebye episode ya 84 wabonyemo iki? Ese episode ya 84 uko yarangiye niko bishakaga? Ese ikintu wabonyemo kikagushimisha ni ikihe? Ese episode ya 85 ikintu waba ushaka tukuzaniramo ni ikihe? Ese episode ya 85 ushaka ko ubonamo iki? So guys, ibitekerezo ni byawe kugira ngo nawe ube wabasha kuba umunyamuryango. Usabwa kuba waradusabye ikintu cyaboneka muri episode waba ushaka tukagikuzaniramo, kandi murabizi ko twebwe tubakunda, niyo mpamvu tuba turi hano ngo tube tuganira kuri episode ziraza gusohoka ndetse n'izashize. Kandi niba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo ndetse ukaba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, ndagushimira wahisemo neza, kandi murabizi ko tubakunda, niyo mpamvu tuba turi hano ngo tubagezeho behind the scenes zose z'Ibanga za filime yacu. So guys, Eve we umugambi mubi ntago azawuhagarika. Papa Kiramani we umugambi mubi wo kwica Tereza ntago uzahagarara. Kandi na Date tubona akomeje kwikurira kuri Niyori cyane birenze, kandi turabizi ko byanga byakunda Date ntago azapfa kugenda amahoro atajyanye Niyori. Ese murabona Eve we azahava amahoro atishe Niyori? Ese filime yacu Ibanga habuzemo Niyori hakaburamo na Kiramani ndetse na Nyambo, filime yabaryohera? Ese filime yacu Ibanga aba bakinnyi batatu ubona abataduha show, cyangwa se mushaka ko twongeramo abandi bakinnyi? So guys, ibitekerezo bari ibyanyu, kandi n'abatsindiye murabizi ko episode ya 85 ihari. kandi ndagushimira wakoze subscribe nawe utarayikora, kora subscribe ubundi dukomeze tugendane mu zindi behind the scenes zose z'Ibanga, kandi murakoze ndabashimiye.